ejo bundi mu buryo busanzwe murabizi ko atari bo bwa mbere mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo navugaga byacu hari tugeramo n'impuhwe ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe n'impuhwe zo gukemura ibibazo bishingiye ku kuri tuba dufite abantu bangahe bicaye muri prison tuba tugifite amagana y'ibihumbi bicayemo kubera ko niho bakwiriye kuba bari ariko twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu tukavuga ngo ariko ntabwo ari guteka twabigenza turashakisha n'uwabaye umunyabyaha n'uwagize ute dushaka uko tumwubaka kugira ngo nawe n'agake afite kubaka igihugu ejo bundi turekuye aba bantu b'ejo bundi twarekuye barimo ba sitari ba politiki bishingiye hanze ariko bidashingiye mu gihugu nabyo ni muri iyo nzira tubikora ntabwo ari bo bwa mbere ukajya kubona ukabona abantu ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera puresha hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko puresha atari ikora hakora gutekereza neza urisanga wasubiyemo cyangwa se urisanga wasubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo uru Rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make uwashaka yakora neza agakorana n'abandi ndetse igihugu cyacu twifuza gukorana n'abandi neza cooperation n'amasomo ku isi hose uko bimaze kugaragara biratwereka ko gukorana kuzuzanya kumvikana gushakisha inyungu za buri wese aricyo cyonyine gisigaye twakoresha naho ibindi by'uko nkurusha ibi nkurusha ngomba kugutamika ibyo nshaka ukabimira ntabwo ibyo bigikora cyane twe twamize byinshi ntabwo bikidukoraho twebwe murakoze nitwa Sumta Kaboyi muri Ijwi ry'Amerika kuri icyo kibazo abagiriweho ingaruka n'ibyo bitero hari abafite impungenge kuko igitutu cy'imahanga ndetse n'ibihugu by'amahanga bishobora gutuma leta y'u Rwanda yagamburuzwa ikaba yamurekura wenda igihano cye kitarangiye mwabivuga iki kugamburuzwa kwa guverinoma y'u Rwanda ngira ngo ni ubwa mbere byaba bibaye mu mateka y'iki gihugu ariko ntabwo biteganyijwe
umuntu yarakatiwe afite igihano yahawe arafunze azarangiza igihano cye ibindi bijyanye no kuba yarekurwa cyangwa yagira ati ibyo byose bifite amategeko abigenga kandi hari ibiba bikeneye kuzuzwa kugira ngo n'ayo mategeko abashe gukurikizwa rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga ntabwo ntabiriho ntabyongera ngo n'aba bose nicyo baba batekereza ngo igitutu ngo biracika ntabwo bizabaho yiyamamaje mu ngira ngo politiki y'iki gihugu aho igeze biragoye kwitandukanya n'amateka yayo abantu barakubwira reka turebe barabikubwira za Human Rights Watch ibyo bihugu by'amahanga umugabane w'uburayi abazungu ntabwo navuga ngo kanaka ngira ngo mwabonye Twitter za Kenneth Ross ni umuntu wahoze ayobora Human Rights Watch hari benshi ariko iyo ugiye kureba baraza bakakubwira ngo le candidat crédible urumva baravuga ngo abakandida bafatika Perezida Kagame yarabakumiriye babuza guhangana nabo wajya kureba ugasanga barakubwira Diane Rwigara mu minsi ishize ejo nari ndimo kubivuga niyo muvuze ndisekera gusa kubera kuko urumva iyo uvuze ngo Perezida Kagame yatinye Diane Rwigara mu matora ko mutsinda amatora ubundi se ni muntu icyo nicyo kibazo ukwiye kuguheraho hanyuma iyo uvuze ngo yatinye Ingabire ntabwo wamutandukanya n'amateka ye Ingabire hari Ingabire benshi hari Ingabire Victoire bavuga ngo yaje gushinga ishyaka bamwangira kwiyamamaza ntabwo ntekereza yuko ari umuntu dukwiye kujya tunatindaho ni umuntu ufite amateka ye watangiriye muri za RDR na FDR ntabwo bitandukanye cyane FDR yatangiye mu 2000 ivuye muri RDR igice kimwe cyitwaga mbere yabanje kwitwa Aril igizwe n'abahoze ari abasirikare hano n'intera hamwe hanyuma Ingabire amanza kuyobora RDR birakomeza birazurungutana mu Bufaransa nyuma yaho baza gushinga icyitwa FDU inkingi nanone bakubwira ko ari ishyaka rigikorera hanze FDU inkingi niyemerenide yahinduye izina n'abatabizi babimenye nta nibanga ririmo niyemerenide yahinduye izina ubwo rero ikibazo hanini abantu rero bayigize bayirimo bari hanze gushingira ku cyo byita gutyo abayirimo bayiri hanze no ubona muri figure z'abahoze ku butegetsi hano kera ubwo ngubwo ntabwo uko ibintu byose abantu bakora hano harakubwira ngo wowe waza umbwira ngo opposition sinzi icyo wise opposition cyangwa se niba abavugaga ko bafite ibyo batemera ku butegetsi bw'u Rwanda mu bihe byashize abenshi turaziranye twaravuganaga abenshi nzi nabari muri hari abantu bari muri nostalgie ya MRND bo bakubwira bati muri 94 twatakaje ubutegetsi uzabakurikirane n'abantu usanga bakubwira batariko bagafata jenoside nayo ikaba politike nibyo nakubwiye ngo uzana ingengabitekerezo ukazana gupfobya jenoside ukabigira umurongo wa politike warangiza ukavuga ngo bagukumiriye wabonye abantu rwose barije ku maradiyo bakakubwira ngo ariko ngo Perezida Kagame ngo yohereje Gerard Gahima na Claude Dusaidi bajya muri ONU ngo bajya kubuza ingabo za ONU gutabara ibyo bivuze iki bivuze ngo Perezida Kagame niwe watumye onitohereza abantu batubuza kwica abantu icyo nicyo bivuze donc ugasanga iyo ni justification abantu bakazana theory ngo za double genocide zo kuvuga ngo habayeho genocide ebyiri donc ugasanga aba bantu bose bakubwira ukongeraho na Paul Rusesabagina mwe mushobozi uzi ko Rusesabagina we yavuye hano nkunda kubivuga urubanza rwabaye ku mugaragaro ibyo yakurikiranyweho murabizi ntabwo nshaka kujya muri dossier avana hawe imbabazi na Ingabire ubwe yavuye hano ahawe imbabazi akigera mu Rwanda 2010 disikuru yavugiye ku Gisozi murayibuka nayo yaravugaga ngo ageze ku rwibutso rw'abatutsi abaza n'urwo bahutaho ruri ibyo ni ibintu biri on record donc nukuvuga yuko rero ikibazo ni ikiherero nuvuga ko iyo abantu nakubwiye bya bintu bigize ubuzima bw'igihugu ntabwo ari byo
bavuga abantu bafashe jenoside niyo barimo gukoresha politike noneho bakakubwira bati ariko RPF niyo yarashe indege RPF yishe abahutu ngiyo porogaramu politike bafite ibyo bintu rero ntabwo ari byo bintu wazanira abanyarwanda muri iki gihe se nabyo bakeneye kumva none rero abantu bakakubwira ngo abantu bakumiriwe aba bakandida rero b'abazungu icyo ikihawe niki wavuze bitaba abazungu oya n'abazungu kuko ntabwo ari abakandida b'abanyarwanda kuko nakubwira ko hari abantu babarakare hari abantu batakaje ubutegetsi ahangaha abari barimo gukora genocide ahangaha ibintu rero byose u Rwanda ruzakora ruyobowe na Perezida Kagame umukandida w'ishyaka RPF yabanje kugira RPA igahagarika jenoside igahindura ubuzima bw'abanyarwanda uzi kuva muri 1994 twari turi kuri zero reba aho tugeze ntabwo aba bantu bari muri nostalgia ya MRND ntabwo ibyo bintu bazigera babyemera bazakomeza kuvuga ko mu Rwanda hari ubutegetsi bw'igitugu bazakomeza kuvuga ko hari ubutegetsi bwagize jenoside iturufu ya politike bazakomeza kuvuga yuko bakumirwa kwiyamamaza ariko ugiye kureba porogaramu zabo ntazo bagira nizo nakubwiye donc ngire ngatekereza yuko aba bantu bose iyo bareba noneho umuntu araje avuye muri FDU yayoboraga FDU yageze hano mu Rwanda ashinga ikintu ngo cyitwa Darufa umurinzi icyo kintu Darufa umurinzi na FDU bitandukaniye hehe ufite icyo yayoboraga hanze kigikora ntabwo cyasheshwe nibura ngo uvuga uti iki kintu cyahinduye izina ariko noneho wagiye kureba ugasanga mu madosiye aba bantu mu byaha bakurikiranywe uzi ko uyu yasabye hanagura busembwa ntibarimuha muri dosiye uzi ko hari ibimenyetso byagiye bigaragara ibyavuye mu Birigi byavuye mu Buholandi za transfer z'amafaranga ajya muri FDLR kwa Rusesabagina amafaranga muri FRN muzi ibintu byabereye Nyabimata aba bantu nibo abazungu bakubwira ngo aba ni abakandida bakumiriwe kuza kwiyamamaza par conséquent mu Rwanda ntabwo hari demokarasi ari nabyo nashakaga kukubwira yuko babuze amatora ahandi wavuze uti amatora yabaye mu mutozo ejo bundi ko mu Bwongereza yabaye Labour Party igatsinda wigeze ubona imyotsi icumba irondere wigeze ubona batwika amapine ikibazo rero gihari barimo barabona kuki amatora yo mu Rwanda atameze nk'ayahandi muri Afurika kuki iki gihugu kirimo gushobora gukora ibintu byacyo mu mutuzo